Ese wigeze wibaza impamvu wavutse? Wigeze utekereza impamvu uri muri iyi si mu gihe abandi bapfa abandi bakavuka ariko wowe ugasigara? Ese ubuzima bwawe bufite icyerekezo cyangwa ubaho gusa nk'uko iminsi iza ikongera igahita? Uyu munsi nyemerera nkubwire inkuru ishobora gutuma uhinduramo uburyo utekereza mu buzima bwawe, kuko ntabwo wavutse kugira ngo ubeho gusa. Wavutse ufite impamvu, kandi iyo mpamvu niyo igomba kukubera urufunguzo rw'ubuzima bwawe bwose. Nimba ari ubwa mbere warugeze kuri LoveTime/P, ndakwibutsa ko wakanda subscribe, kuko hageze ahantu hanyaho ukura ibisubizo by'ibibazo wibaza umunsi ku wundi. Nshuti yanjye, kuba uriho si ikimenyetso cy'ubuzima gusa. Hari abantu benshi babayeho ariko mu by'ukuri ntibasobanukirwe n'impamvu nyamukuru yo kuba babayeho. Ibyaba ari ukuzinduka mu gitondo bakajya mu kazi kabo ka buri munsi, bagafata umwanya wo kuruhuka, bakarya ndetse bakajyana n'ibindi byishimo, ariko ugasanga ntabwo urasobanukirwa impamvu nyamukuru Imana yatumye ubaho. Abantu benshi muri ino si ni gutyo tubayeho, nibwo buzima tubayeho. Usibye bamwe na bamwe bagiye bamenya ndetse bakanasobanukirwa n'impamvu Imana yabaremye. Bamwe na bamwe muri abo ngabo bagiye basobanukirwa neza icyatumye Imana ibarema. Muri aka kanya nibo twita intwari zacu. Kuba uriho rero ntabwo bivuze kuba uriho gusa, ahubwo kubaho ni igihe ufite icyerekezo, intego ndetse n'icyo uharanira mu buzima bwawe. Mu gihe utaramenya icyo uharanira, nta nubwo uzigera umenya impamvu Imana yakuremye. Isi ituwe n'abantu barenze miliyari, ariko abasobanukiwe n'impamvu bavutse ni bake cyane, kandi ni nabo bagaragaza impinduka ku bandi, kuko basoje kuvumbura impamvu nyamukuru Imana yabaremye. Nshuti yanjye, sobanukirwa n'impamvu itumye uriho muri aka kanya. Menya bino kugira usobanukirwe neza n'impamvu nyamukuru wavutse. Nta muntu n'umwe wavutse by'impanuka, kandi Imana ntabwo yigeze ikora ikosa ijya gufata umwanzuro wo kukurema. Buri wese hano ku isi afite impamvu Imana yamuremye, kandi buri wese impamvu yiwe itandukanye n'iya mugenzi we. Kabone n'ubu bwose mwamuvukana mwembi muri impanga, ariko buri wese mu by'ukuri afite impamvu ye nyamukuru Imana yamuremeye, kandi itandukanye n'iya mugenzi we. Rimwe na rimwe iyo mpamvu ntabwo ihita imenyekana ako kanya. Ururabo rutoshye rufite inshingano yo guhisa ubwiza, naho inuma ifite inshingano yo gutanga amahoro ku isi. None wowe inshingano yawe ni iyihe? Niyo mpamvu natangiye nkubwira yuko buri wese hano ku isi afite impamvu ye nyamukuru yatumye Imana imurema, kuko nta kiri ku isi, nta n'ikibayeho ku isi kidafite impamvu yacyo. Iyo utazi impamvu wavutse, icyo gihe ukoreshwa mu byo utavukiye gukora, ariko iyo wayimenye, ubuzima bwawe buhinduka urumuri ndetse ukabera urugero rwiza abandi. Kumenya impamvu wavutse ntabwo bisaba kurebera ku bandi, ahubwo bisaba kubanza kumenya icyo ushaka mu buzima. Iyo uri kurebera ku bandi ukumva ko ubuzima babayemo nawe aribwo wabamo, biba bisa nkaho uri gutakaza impamvu nyamukuru waremwe, kuko buri wese yaremwe afite impamvu, kandi yaremwe afite ubuzima azabamo muri uko kubaho kwe. Yego, kwigira ku bandi ni byiza, ariko gusa nujya kubikora ujye ubikora mu buryo bwawe, kuko nibyo bigufasha kumenya neza icyo ukunda ndetse n'icyo uharanira mu buzima bwawe. Ariko nuramuka ugendeye mu ntambwe z'abandi, menya ko intambwe yawe itangana n'iya mugenzi wawe. Niyo mpamvu mu gushaka kumenya neza impamvu itumye uriho, ugomba kuzajya ukora ibintu mu buryo bwawe. Bishobora kutakorohera, ukabona ko uburyo bwawe bukugora, ariko mu by'ukuri nibwo bukwereka ishusho ya nyayo yatumye Imana ikurema. Kandi nshuti yanjye, kuba ukiri ugihumeka, abo mwabyirukiye hamwe baritabye Imana, menya ko hari impamvu ugihumeka, ntabwo ari kubw'abantu, ahubwo ni kubw'umugambi Imana igufiteho. Akenshi kizakwereka kuri mu nzira yo guharanira icyo waremewe, uzahura n'ibigeragezo byinshi muri iyo nzira uzaba uri kunyuramo. Amakuba ndetse n'ibyago bizaba byinshi mu buzima bwawe. Reka nguhe ingero z'abantu bamenye impamvu bavutse. Nimba ujya usoma Bibiliya, ujya wumva amateka ya Mose. Muri Bible bavuga ko Mose yavutse mu gihe cy'intambara, ndetse akanarererwa mu nzu y'abamurwanyaga, ariko Imana yari yaramuremeye kuzakiza ubwoko bw'iwabo, ndetse inamukuriza ahantu hanyaho ho kuzabona uburyo bwiza bwo kuzatabara abantu bo mu bwoko bw'iwabo. Iyo Mose aza kuba yarabayeho gusa, nta mateka ye twari kuzigera tumenya, ariko kubw'umurava ndetse n'ubushake bw'Imana yaje kuza gusobanukirwa neza impamvu yaremwe. Nawe rero nshuti yanjye, ibyo bigeragezo urimo ntibikomeze kuguca intege maze bikwibagize impamvu yo kubaho kwawe, ahubwo hangana nabyo, kuko impamvu iri gutuma ubinyuramo ni uko uri mu bihe byiza bikuganisha ku mpamvu nyamukuru Imana yakuremeye. Reka mbahereze urundi rugero twese tuzi gusa twirengagiza. Nelson Mandela, abenshi turamuzi. Uyu Nelson Mandela yamaze imyaka igera muri 27 muri gereza akorerwa iyicarubozo, ariko igihe yasohokaga avuye muri gereza yamenye neza impamvu yavutse, ko yavukiye gukiza igihugu cye urwango ndetse n'ivangura n'amacakubiri. Nawe rero nshuti yanjye, ibyo bigeragezo uri kunyuramo bishobora kuba ari rwo rufunguzo rukuganisha ku mpamvu nyamukuru yatumye uvuka, kuko inzira y'impamvu yawe y'ukuri ibigoye, kandi kumenya impamvu yawe nyayo ntibigira inzira yoroshye. Rero nshuti yanjye, reka nkubwire inzira enye z'ingenzi zatuma umenya neza impamvu wavutse. Inzira ya mbere,
saba Imana kukuyobora. Hari ibintu byinshi tutamenya dukoresheje ubwenge bwacu, ariko burya Imana ibizi impamvu ya buri muntu. Rero niyo mpamvu mu buzima bwawe bwa buri munsi ugomba kwiyegereza Imana, maze ikaguhishurira ibyo utabasha kubonesha amaso yawe cyangwa se ibyo ubwonko bwawe butabasha gutekereza. Muri uru rugendo dufite ku isi duhura n'ibiturwanya byinshi, kandi burya haba harimo n'ibyatubuza kuba twamenya impamvu nyamukuru yatumye tuvuka. Nk'uko umukozi ahabwa na shebuja icyo gukora, natwe niko tugomba kwiyegereza Imana kugira ituyobore mu byo dukora, kuko niyo izi impamvu yaturemye. Inzira ya kabiri yagufasha kumenya neza impamvu wavutse. Reba ibyo ukunda kandi bya bindi uzi neza gukora neza. Buri muntu wese yifitemo impano ye, kandi burya iyo mpano uba wifitemo niyo ikwereka impamvu ya nyayo yatumye uvuka. Iteka burya bya bindi byose uba wumva ukunda, iyo ubikoze neza ndetse ukabishyiraho n'umutima wawe, bikwereka impamvu nyamukuru yatumye uvuka. Ariko nuramuka ucitse intege muri bya bindi wakundaga, ntabwo uzigera umenya impamvu nyamukuru yatumye uvuka. Uzakomeza ubeho ariko utazi impamvu nyamukuru. Rero mu buzima ujye uharanira kuba wakora cya kintu ukunda, kandi ujye ugishyiramo umwete wawe ndetse n'imbaraga zawe zose, kuko nicyo kizakuganisha ku mpamvu nyamukuru Imana yakuremye. Iteka buryo uzarebe iyo ukora ibintu ukunda ugenda uhura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye, yewe zimwe muri zo zikaba zanaguca intege bya bintu wakundaga ukabireka. Ariko iyo ukomeje gukora cya kintu ukunda kandi uzi neza ko iyo ugikoze ugikora neza, icyo kigufasha kumenya ndetse no gusobanukirwa neza impamvu burya Imana yakuremye. Hari abantu bajya bibeshya bakabona nimba mugenzi wabo akoze ikintu kikaba success, ko nabo niba gikora kizaba success nk'ikiwe. Ariko burya nuzaba uri kwihatiriza gukora cya kintu kandi ukaba uzi neza ko nta bushobozi ugifitiye, uzaba uri gutakaza umwanya wawe w'ubusa. Ahubwo iga gukora bya bindi ukunda, kandi bya bindi uzi neza ko iyo ubikoze ubikora neza. Nimba ushaka kumenya impamvu wavutse, wifata amarangamutima yawe maze uyerekeze ku byo abandi bakora, wumve ko nawe ari byo wagakwiye gukora. Inzira ya gatatu yagufasha kumenya neza ndetse no gusobanukirwa neza impamvu uriho ndetse n'impamvu wavutse. Reba aho hari ikibazo, wibaze nimba uhafitiye igisubizo. Abenshi bavumbura impamvu zabo mu gihe barimo gufasha abandi. Nimba utagerageza gushaka igisubizo cy'ibibazo uhura nabyo mu buzima, menya ko no kumenya impamvu nyamukuru yatumye uvuka nabyo bizakugora. Ariko iyo wiga gushaka ibisubizo by'ibibazo uhura nabyo, bikongerera amahirwe yo kumenya impamvu Imana yakuremye ndetse ukanasobanukirwa neza n'icyo waremewe. Icyo ufite kumenya muri aka kanya ni uko utaremewe kubaho gusa, ahubwo hari impamvu Imana yakuremye. Inzira ya kane izagufasha neza kumenya impamvu yawe. Hagarika kubaho gusa, fata icyemezo cyo kubaho ufite intego mu buzima bwawe. Kuba ufite intego bituma unasobanukirwa neza n'icyo wifuza kugeraho, kandi bikaguha umuhate mu byo ukora byose. Nta ntego, nta mpinduka, nta n'iterambere mu buzima bwawe. Rero nimba ushaka kumenya impamvu uriho, tangira ushyireho intego mu buzima bwawe, kandi utangire kubaho mu buzima bufite icyerekezo. Ntube umuntu uhora utegereje ejo, ahubwo tangira none, kuko kugera ku ntego z'ibyo wifuza kugeraho ni urugendo rurerure, kandi urugendo rusaba kwihangana. Reka kubaho gusa, ahubwo tangira ubeho, ushyiraho intego ndetse unafata ibyemezo byagufasha kugera ku mpamvu yatumye uremwa. Wavutse ufite impamvu, nta muntu umeze nkawe, nta n'umuntu ufite impano nk'iyawe, yewe ndetse nta n'umuntu ufite uburyo bwo gutekereza nk'ubwawe, cyangwa se ufite uko akora ibintu nk'uko nawe ubikora. Ubuzima bwawe ni impano ikomeye cyane, ariko iyo mpano ikagira agaciro mu gihe uyikoresheje mu nyungu zawe ndetse no mu nyungu z'abandi, kuko buri wese yaremewe kugira azajya agira icyo afasha mugenzi we, kandi ibyo nabyo biri mu byo twavukiye gukora. Nawe nshuti yanjye, kuba uri kuri LoveTime/P hari impamvu hari, ntabwo ari ibintu bikugwiririye, ahubwo ni ibintu byari biri mu mugambi w'Imana. Ko kuri ino saha ndetse n'uno munota ugomba kuba uri kuri LoveTime/P uri kumva kino kiganiro. Ni nayo mpamvu ngusaba kuba wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri LoveTime/P. Mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Ntukabeho gusa ngo ubarwe mu mibare y'abatuye isi, ahubwo baho kugira uharanira kugira icyo uzasiga hano ku isi, kandi kizagirira umumaro n'abandi bose, kuko isi izibuka abamenye impamvu bavutse. Ndagusaba uyu munsi, fata akanya wicare wibaza impamvu ikintu cyatumye uvuka. Shaka igisubizo, kuko mu gihe uzamenya impamvu yawe, ubuzima bwawe buzagira icyerekezo. Ntukabeho gusa, menya impamvu wavutse. Kuba uriho si ukubaho mu buzima budafite intego. Buri muntu afite impamvu yihariye, ntugereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Inzira y'impamvu yawe ishobora kuba igoye, ariko niyo ikugira uwo ugomba kuba we. Menya ko Imana yaguhaye impano zigaragaza intego yawe.
kandi jya unasobanukirwa neza ko ubuzima bugira agaciro iyo ufasha abandi. Ubuzima urimo muri ino minsi bushobora kuba bukugoye cyane pe, ariko ntibutume utandukira ngo utakaze icyizere, kuko burya nta muntu Imana yaremye imuremeye kubabara, ahubwo ingaruka z'ibyo dukora nyuma yo gutandukira icyatumye turemwa nizo zitugaruka mu buzima bwacu maze zikadutera agahinda gakabije. Aho ndavuga kuri ba bantu bisanga mu bibazo ariko aribo babigizemo uruhare, kuko burya hari ibintu bibi bitubaho ari uko twabyikururiye, hari n'ibindi bibi bitubaho kuko byari biri mu mugambi w'Imana mu iremwa ryacu, kandi bikaba ari nabyo rufunguzo rwo gusobanukirwa n'impamvu Imana yaturemye. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndagushimiye wo twabanye kuva aho twatangire kugeza aho dusoreje. Nanakwibutsa ko wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere warugeze kuri LoveTime/P. Comment, share ndetse na like ni ingenzi cyane, nabyo ntubyibagirwe. Imana ikomeze ibarinde, naho ubutaha mu kindi kiganiro.